sinakubwiye ko dukora ubuhamya sinakubwiye nabakora ubuhamya uzaka inguzanyo kugira ngo ukunde ukora ubukwe ubwo ngiye nzitwa ikigo ngo nta mwana wanjye bambwiye nje hano none umugore uramutaye uri umusore uri umugabo uri igiki kumva hano wapi tujye mu cyumba manda uzamiro reka uzarure mwana umugore namubuze kabisa yese kandi ubundi ndetse kandi byashyira by'umukuru papa ganze ndi kumuhamagara akanga kumfata ubu se azwinda nzahitaho njyenyine ngomba gushaka ubundi buryo ntabwo nakwangira agenda ujye ubura umubyeyi nawe wa mbere umugore wawe muco yego utese mani none se bagira ngo waze gatoya shaka umugore wanjye nawe waba warigeze ubona hano mwe umugore wawe nabamuzi se kubera ko nzi ko ari wowe useriva hano cyane natekerezaga ko ahari wenda waba warigeze umubona umugore wawe izi niba nabamuzi sereva abantu benshi hano urabona se uyu muntu ntabwo waba warigeze umubona ubwo mperuka se sinabonaga muzana uyu nguyu ntabwo mperuka kumubonamo hano ntabwo mperuka kubona pe asubone muco izo yaba ntago subone ngo babaganza kubera salamu muco izi nyama ni ziraje zo umugabo ko mperuka atamuzuka yaje kugira utanga haracyari arimo ambaza bimeze bite papa ganza duheruka waraduciye ngo turi abasore ngo tugwa inzoga ngo turasambana ngo ntuyu byaba ageze bite ugarutse bukaba ari kugira ute yahora shanda cyane kwishakira umugore sindamubona gusa ibyo ngibyo bikubwira urwo ushaka iki roso wameruko wateye ubukobwa ite kandi waratubwira ko utari abantu utuvamo turi abasore ngo turindane none n'umugore uramutaye uri umusore uri umugabo uri igiki ubundi uhagaze mu kintu maze itaraboneka neza yazamwereke abega mu bantu oye mubantu rata muco nyine koko nabugiye ngo nubu nta uyu muntu ntabwo wakwigwa ko wigeze umubona nakubeshe pe muheruka hano muri kumwe ubwo nabatiraga mwari kumwe nta bundi nigeze mubona sawa ntacyo nakoze basi sawa amahoro ugenda ushakira ahandi rwose nawe nabonye Fisto wino hano zana n'agatebe wicareho tuvugane gera vuba ngaho se shaka mbona wananutse byakugendekeye gute papa ni ibibazo by'ubukwe ubukwe bugiye kunsaza nose ubukwe n'ubwo wenyine ku buryo kuva biguhangakishije pe viye reka nkubwire bije twateguye ngiye n'umugeni wanjye hari ibyo tuzakenera birumvikana tuzakenera sare imwe ihuye na miliyoni imwe miliyoni yego miliyoni sare imwe yonyine sare yonyine bibaho se bibaho cyane waza bushirano kuyimbuga se ntabwo bwahakwirwa ariko viye ubahangaha koko hakwira abantu bangahe ubwo sare ya miliyoni mfite imbuga ingana gutya gusa amafaranga wazava hizo hari ibindi ntibirarangira ibiki kandi
Njye n'umugeni wanjye tuzakenera imodoka imwe izahura n'ibihumbi 650. Ari imodoka imwe? Imodoka imwe izabitwara n'abageni bose se n'abasangwa bose? Oya, niyanjye n'umugeni. Abandi bakazagenda n'iki? Muzagenda n'amaguru? Nawe uzashaka izindi modoka. Iyo ni yawe n'umugeni? Iyo ni yanjye n'umugeni. Oya, ibyo se bibaho. Amadoka y'ibihumbi 600 kumujyi ntago byumva, ntago bishoboka. Hari n'ibindi. Oya rwose. Tuzakenera umuhanzi uzaza kudususurutsa mu kirori. Hanyuma nawe twagiranye n'amasezerano yaduciye 350. Yampaye 350? Yego. Ubwo urumva amafaranga namaze kugera? Ndahumva. Ubwo urumva fagitire imaze kuba ngahe? Ndahumva vie. Allô? Oui. Ah, chérie bite se? Meze fresh. Uri he? Uri mu rugo? Tunarive mu rugo naringiye kuvoma. Nukuri turaburanye. None se hana nagusohokanye habonye ute? Ndarakunze cyane. Nase waje kunsura wallahi. Ukanamenya nahomba. Ntago ari kure. Ntago ari kure, ni hano muri quartier. Ushobora no gusanga tunaturanye. Niba ari hafi nzaza. Nujya kuzuzambira. Nzakubwira nyine ndabanza nsaba gahusha. Nanjye nzahita. Okay, wozambwire ntego uzakiri kare kugira ngo nanakurangire. Yego. Sawa urakoze. Ubukwe urumva bisa naho bwarangiye. None uzi ubwo urumva amafaranga na gutyo. Nturakiraho ibyo kurya, nturakiraho ibindi binyobwa, urumva bayakura he? Biye. Ugomba kunkorera ubukwe nshaka. Gusa ubwo haba ari umuco kwere. Ubukwe ushaka ku buryo abandi bose baviramwe aho ngaho. Ya ntabwo baviramwe aho. Hanyuma mbwira ukuntu bizagenda. Ugomba kudufasha. Kubafasha nta kibazo ngende tayari. Icyo nifuzaga rero. Nifuzaga ko wadutiza rya shyamba rire hariya hepfo mu kabande rimwe rinini. Ibyishyamba byo byibagirwe bikure mu maraso yawe. Ndashaka ko ridutiza kajya kwaka inguzanyo muri banki kugira ngo mbashe gukora ubukwe. Ariko uretse uzaka inguzanyo kugira ngo ukunde ukora ubukwe. Ubwo ngiye nzitwa iki ubwo ngo ndi papa wawe ndiki? Uzitwa umubyeyi wanjye. None se nyine kuki utemera ko ngukorera ubukwe? Ubwo nshoboye kandi ntabwo ngomba gukora ubwo wifuza. Ngomba gukora ubwo nshoboye ngiye ubwanjye umubyeyi wakubyaye. Ubwo ngiye gutanga ingwate kugira ngo ukunde ukora ubukwe. Urumva reka nkubwire vie. Ngiye niba udashaka kunkorera ubukwe shaka. Ku buryo ubu bukwe abantu bose batuye muri aka gace bazaza bagahurura. Ngo baze muri ubwo bukwe. Ngiye ntago nzashyingirwa. Ntago nzaba nkirongoye. Sha uzarore. Naho uzamwirongoye. Reka. Uzarore. Ko. Subu naso ni koko. Ubwo urumva wari umuntu baza baho gute? Karibu aha ni mu sibyo? Karibu hano. Ariko kuri. Meza nyine ndakumbuye maze. Kuva wa munsi. Sinasinziriye. Cyageze? Abakozi cyangwa se nyine urabona aha niho nibera ariko kageze kanje. Kandi uwo munsi ndagufite. Sibyo se? Nani niza. Ibintu ni sawa. Ni sawa cyane. Wenda wenda kwemera aho tuzanapfana wallahi. Nibyo nshaka nanjye. Okay. Gusa wa munsi wallahi narishimye fo. None se? Sorry nibaye. Mwakiriza iki? Sheri ikintu ufite cyose nakibaza. Good. Ariko nikomva hano wapi? Reka tujye mu cyumba. Manda yanjye. Tutanaganira. Oya turakamwera mu cyumba nta n'ikibazo. Sibyo? Sura rigise. Ariko
bakubeshye niba nakubeshye ariko utanzabifata kunose inzu zose ndayizengurutse ntawe mbonye reka byihorere ihangane ko mutanga sawa hano harimo umwana wanjye ariko ndi kuza hari abantu nabonye bajya muri ibyo byumba byo hepfo urebemo wasanga barimo habura nawe wabyumvise uwo ni papa wawe ambara vuba dore aje kukureba ashobora kuba arimo hano kuko ibyo nakubwiye ntabwo byumvise ibyumba byose ndabizengurutse ntawe mbonye erega ntawe nese ibyo nakubwiye ntabwo wabyumvise ushaka kugiraho ingaruka reka nirebere tambuka wirebe sura rigise nawe rega yezu se bararigise ariko bakubeshye niba nakubeshye ariko utanzabifata kunose inzu zose ndayizengurutse ntawe mbonye reka byihorere ihangane ko mutanga sawa muganza cyangwa ibyo numvise nibyo wumvise iki ufite umugore okay nawe bari kuri telefone sizi ukuntu bigenze umuntu wamagaye yayobye nta mugore afite sibisa n'ibisa nakubwiza yageze ngo urambeshye ntabwo ngo usubira kushya gute ntabona kushya kabiri bwa mbere nakwanze ubu ngubu ntabona kwangera telefone ntuza akayo gase kameze biteze akararyoshye byataje nje nk'akaraye yego wow nicyo ukunda ya disi ari nka master mweyo ariko nawe tusuri mu buriro n'ubundi nabibitse ngo sigaho nabona nabibitse ngo sigaho Okay, maybe look at it in English. Okay, we're cutting it. Назовитесь. Все, Владислав. Сына, вы сумаки из Одессы. Мама кашика полностью.
Amakuru magira urugendo rwawe. Shamva amakuru ni meza mukecuru arambwiye ngo musuhuze. Ndetse n'ubutaha tuzajyana tu. Utaha? Sijui unandi ikigoryi. Kuri kisi. Nyine kumbwira ngo amagambo nkayo ngayo bigeze ugera iwanyu. Narahageze. Warahageze? Sure. Seri. Nose ubwo mbwira gutya. My God, so nkubwire ngo kikwera. Ngiye naraguhamagaye kuri telefone. Basi uko naguhamagaye so urabizi. Ntabyo nabonye pe. Ngiye naguhamagaye kuri video call. Nguhamagaye nitabwa n'umusore. Nyuma y'umusore mbaramaga ntago mbizi muri mwararanye. Umugabo nyine. Umva. Ngiye rwose basi reka ndenagwa telefone basi banzire ko harimo n'amafoto cyangwa ibyo byose. Urimo urabihakana? Ndimo ndabihakana rwose. Urumva rwose ngiye nakubeshye singongiye ku mukecuru. Ubundi bwo nkajya kureba abagabo. None ugenda kwesha bimarira iki? Sinzi rwose icyo ushaka ko. None ntabwo nzi ko ushaka. Barimo ndaguhimbira. Rwose ntabwo nako. Winkora please. Nukuri mo kumbeshyira. Ntasone ufite ubwo ngubwo urumva nankoraho. Isoni donge nshika ibere ntabwo nabikoze. Nyagucika umutwe so ucika ibere. Nje so namagaye nkateba n'undi mugabo muryamana nkitanda. Shiri ngwe telefone ureba basi. Urimo urabihakana? Nje ndimo ndabihakana rwose. Reka ngwe na telefone basi. Ese uko mbibonye wajya? Mbibonye byagenda gute? Rwose si nje nuko mzi ko ntabyo nakoze. Ntabyo. Telefone ari he? Telefone yanjye ni mpabaganye. Ubundi se ntwabisibye ubundi ndabana shaka hiki. Nabisiba ngo bimarire iki. Nasema na misi tukobe. Yesu. Nta n'isoni kuko abeshera ababyeyi bawe ngo bagiye wabo ngo bakuntumye ngo nsu mbega mana muje abagore nta soni ufite ubwo. Isoni zo ntazo mfite kuko urimo kumbeshyera. Nimbibara turasekurana serious nkubeshye. Ntabwo uryo kubitwa. Ntabwo uryo kubitwa buretse. Ubundi ndabizi n'ubundi wabisibye. Ntabyo nasibye. Ako nimba pe ndakumena sinkubeshye. Umva ukora icyo ushaka nuko nakubwiye. Najya mukwe abantu amafuti mubagira ingamba bagira ibiki. Dore message abasaga muganira. Okay. Sibari message zo. Dore wita ntuze akoresheje ntuze yawe. Aha. Surprise. Waruzwi ifoto nyifike se. Shaka kusanye no munsi wari mwiza pe. Nakubwiye ngo iki? Cyo message rwose ntabwo ari yanjye yawe. Sinakubwiye ko guhamba. Sinakubwiye. Ntabwo ko guhamba. Hano batari wanyu.